nongeye kubasuhuza mwese mukurikirana ibiganiro byacu, nongeye kubasuhuza mwese tubana buri gihe mu makuru ya buri munsi. Reka nze nkubwire ati nongeye kugaruka nkubwira ati komeza ugubwe neza, komeza wumve ufite amahoro aho uri hose, komeza wumve utekanye, ukora ibintu byose ubigiramo umugisha. Uyu munsi hanga ufite amakuru adasanzwe, amakuru mashyashya cyane arimo aravugwa. Amakuru dufite kurebaho uyu munsi, dufite kureba kuri izi nkuru zikurikira. Kuri iki cyumweru hakaba habonetse abarwayi bashya 8 ba COVID-19 i Rusizi. N'izindi nkuru turaje tugaruke tuzire mu kanya, ntimugende. Kuri iki cyumweru rero hakaba habonetse abarwayi bashyashya 8 bose ba COVID-19 i Rusizi honyine. Amakuru mashya aturuka muri Minisiteri y'Ubuzima aravuga ko kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena 2020 habonetse abandi barwayi bashya ba COVID-19, bikaba byatumye abamaze kwandura bose hamwe baba 439. Abo barwayi bose babonetse muri uyu munsi hakaba babonetse mu bipimo 1318 byafashwe uyu munsi, ndetse kuri ubu abantu bose bakaba bashyizwe mu kato. Abo barwayi 8 n'abo bahuye bose bakaba barimo gukurikiranwa. Iri tangazo rikomeza rigira cyangwa se rivuga ko abamaze gukira iki cyorezo ari 290, harimo 7 bakize uyu munsi. Abakirwaye bakaba bari 147. Abantu 2 akaba ari nabo bamaze kwicwa n'iki cyorezo cya coronavirus. Tunyarukiye mu gihugu cy'amahanga hariya mu Burusiya, umuforomo yambariye ubusa imbere y'abarwayi akaza guhagarikwa, yateje impagarara mwa kiriya gihugu. Uyu muforomo witwa Nadia yafashwe amafoto n'umurwayi yambaye ikanzu ibonerana, imyenda ye y'imbere irimo kugaragara neza, bituma ahagarikwa mu kazi n'iki kigo yakoreraga gitanga ubuvuzi hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Nadia w'imyaka 23 akaba yari yahagaritswe muri ibi bitaro bya Turapresa kuko ngo yari yambaye imyambaro itandukanye n'iya kinyamwuga cyangwa se itandukanye n'iy'abaganga bagakwiye kwambara barimo baravura. Akaba yarafashwe aya mafoto n'abarwayi yari arimo kuvura ba COVID-19, gusa icyemezo cyo kumwirukana ntikigeze kishimirwa n'abantu benshi barimo abaganga n'abanyapolitiki batandukanye bo mwa kiriya gihugu. Aha twavugamo nka Valentin Kaplan, ufite izina rikomeye hariya mu gihugu cy'Uburusiya kubera gukoresha interineti cyane, wagize ati kuki wahana uwo muforomo, mukwiye kumuhemba. Kubona iyi myambarire nta muntu ukeneye gupfa. Inanga rero dusoreje amakuru yacu y'ingenzi kuri uyu munsi. Ngushimire wowe twabanye uyu munsi, ngushimire wowe uba ushobora kudukurikirana umunsi ku wundi. Reka ngushimire cyane wumve ko gushimiye. Niba uri umuntu wa mbere udukurikiranye, kora subscribe tujye tubana amakuru ya buri munsi. Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.